Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Narenejejwe n'Imana kuri uyu munsi wacu wa 40, umunsi usoza iminsi 40. Nshimira buri wese wabaye ku gicane muri iminsi 40. Twatangiranye inyigisho z'umunsi wa mbere tuvuga kubohoka, turongera nanone dutangira ikiciro cya kabiri tuvuga kwambuka. Kwambuka twavugaga kuva mu 20 tujya muri 21, tujya mu byanditswe byera bigiye bitandukanye, kandi ibyo byose twahawe umugisha. Ndibuka ko twavuze kwambuka turi muri Yeshu ibice bitatu, umurongo waho uhere ku gice cya gatatu, uhere ku murongo waho wa mbere tuvuga kwambuka Yorodani. None uyu munsi ndashaka nsoreze ku ijambo rimwe riri muri Nahumu, ubundi mbasengere mbasabira umugisha w'Uwiteka w'Imana. Mwarakoze uko amasengesho yacu tuyatangaza, benshi murayitabira abandi mukayumva ageze hagati, ariko mujye mukurikirana channel yacu ya Rwanda Gospel TV, tugire ibihe byiza by'amasengesho, mutanga ibyifuzo byanyu. Tubonye Imana igira neza abantu bakurikiranye channel bakayiha umwanya wayo. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye mwami w'abami nyiringabo, ngushimiye kubwa buri umwe wese wabaye imbere yawe muri iminsi 40 mu mugisha utsindagiye kandi ucugushije. Umugire neza nyiringabo Imana, buri wese umurebe, kuko ureba ibiri mu mitima yacu, ureba ibiri mu mago yacu, ureba ibiri mu gihugu cyacu, ureba isi yose Uwiteka nyiringabo Imana, ukamenya ibikwiriye kandi ukagira neza ubwoko bwawe. N'izina rya Yesu wa Nazareti mvunagwe buri mbaraga zose z'umubi, imikorere n'imigambi yose y'umwayi Satani itsindwe inanirwe mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka nyiringabo Imana umugisha abahungu n'abakobwa uko babaye imbere yawe, uko twabaye imbere yawe. Mwamu twambutse tugiva 20 tujya 21 mu mahoro, mu munezero, umutuzo no kugirirwa neza, kandi amazina yacu akomeza ariko mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome icyanditswe kiri muri Nahumu ibice byaho 2. Reka mere ku murongo wa 2. Muribuka ko twatangiranye ni ijambo ry'Imana ku itariki 11. Dusoreze kuri Nahumu 2. Haro avuga ngo uvunagura azamukiye imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira, kenyera ukomeze, iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo n'icyubahiro cya Isiraheli, kuko abanyazi babasahuye bagakokora amashami y'inzabibu zabo. Ingabo ze zishize ubwoba zambaye imihemba, ibyuma y'amagare ye y'intambara birarabagirana. Ku munsi wo kwitegura kwe babangura amacumu biteye ubwoba. Amagare y'intambara arahinda. Ariko nashaka gusoma umurongo wa 6. Aribuka ibitarangiye bye, uko bagenda basitara, barihuta kujya ku nkike zaho, kandi bakitegura kwirwanaho. Imigomero y'imigezi iragomorowe, n'ingoro y'umwami irariduka. Uzabu baraganya nyinuma ziguruka bikubita mu bituza. Ariko inene uhereye kera hari hameze nk'ikidendezi cy'amazi, ariko ubu barahunga, barahamagara bati nimuhagarare, nimuhagarare, ariko ntibagira n'umwe ukebuka. Amen. Nushaka uraza kwisomera iyi nkuru, ni inkuru ngiye nkunda cyane. Ijambo ry'Imana ngo uvunagura azamukiye imbere yawe, komera ku gihome, urinde inzira zawe, ukenyere ukomere, wiyongeremo imbaraga y'ubutwari. Uwiteka agaruye icyubahiro cye cya Yakobo n'icyubahiro cya Isiraheli. Amen. Uwiteka umwami Imana rero 20 yongeye kuzamukira
imbere yawe. Iyo ugiye ku murongo wawe ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, nanjye ndakubwira nkuzanye inkuru nziza. 2021 reka ukubera umwaka w'umugisha. 2021 wewe wari uri muri aya masengesho, Uwiteka Umwami Imana agiye guhindura ubuzima bwawe, agiye guhindura amateka yawe. Ibyo wabonaga bisa nkaho bikomeye, mu izina rya Yesu bigiye gukurwaho. Byinshi byamaze gukurwaho, kandi akanwa kawe kagiye gutanga ubuhamya gashima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana ikoze ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu. Rero ndasoza ngushimira mvuga ngo 2020 ukubera umwaka w'umugisha, kandi iminsi 40 iba ari iminsi ngarukamwaka. Uwiteka Umwami Imana tubonye akora imirimo n'ibitangaza, kandi araje arabikoze mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami Imana, gushimiye kubw'umugabo n'umugore, gushimiye kubw'umuhungu n'umukobwa, gushimiye kubw'abapapa n'abamama, gushimiye kubwa buri umwe wese Mwami wabaye imbere yawe, mu izina rya Yesu. Wabaye imbere yawe iminsi 40 tukayifatanya, uyu munsi kaba yashojwe mu umugisha, kandi icyifuzo cye cyose mu izina rya Yesu kiri mu mutima we, Uwiteka Nyiringabo Imana reka kibone n'amaso ye, abone igisubizo imbere ye. Nawe twe tuzaza imbere yawe tugushimira mu izina rya Yesu. Kandi Nyiringabo Imana n'abandi basenga amasengesho atandukanye, abasenze 70, abasenze 50, abasenze 21, wasenze iminsi 7, Mwami w'abami Nyiringabo, ndahesha umugisha buri wese wazanye igitambo imbere yawe. Umugire neza, umukomeze, umushoboze muri byose, kandi nongera kudarika abantu bawe Mwami w'abami ngo ntabwo bazongera kurira ukundi, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana udukuriyeho iki cyorezo cya corona 2020. Abantu bararize, abantu barababaye, abantu barashomereye, ariko 2021 uha umugisha abantu bawe ndetse n'itorero ryawe rihabwa umugisha, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Telefone yanjye ni 0788430085. Mariko na Pastor John Karimbanyi. Kora subscribe, ukoreshe ya. Imana iraguha umugisha, turacyari kumwe ko bwije uko bukeye. Amen.